aranye fina fiyete fiyesi n'abagize urimo urahisha ibiki muri ibyo bintu byawe. Aho rero no haza zambaraga zinaniza umudamu. Ubwo yamuhishe bene uwo muntu ukora ibyo. Niya MoMo ntiyayikwereka, niya banki ntiyayikwereka, kandi mwasezeranye kuvanga imitungo already muri machine urimo. Ni gute unzi wese ubundi umuntu uzi neza umugabo n'umugore, nuzi neza umugore, uzi umugore n'umugabo, nuzi umugabo n'umugore, ariko ntabwo muzi neza. Cyo tubanze tugikureho. Umuziki hari uko umuzi, hari nuko utamuzi. Narakubwiye mu biganiro bya kera ngo nta muntu ujya umenya umuntu neza, umenya umuntu uruhande yakwiyeretsemo. Okay. Sibyo. Ukibaza rero ngo uwo mudamu arakora iki? Icya mbere tumugira inama dusoze ni ukumenya kurinda intego yatumyuza mu rugo. Yego. Kabiri ni ukwimana urugo rwawe. Ubwo no kururinda ukarwimana. Ubwo bijyanyemo no kuvuga amakuru y'urugo rwawe. Nicyo mvuga nyine ukarwimana. Karuharanire ntagire umenya intambara Rwanda. Kabiri nubwo ufite ari umunebwe bimenywe nawe ibindi byihorere. Gatatu wiririmbo wo mwashakanye imbere y'abana umutesha agaciro. Iki kintu kinaniye abantu benshi. Niyo mpamvu barusenya rwose kiranze. Ariko burya niba hari ikintu cyubaka umuntu no guhisha intege nkeze kandi uzizi imbere y'abantu none cyane no kutazimucyurira kenshi muri kumwe. Hari akenshi usanga n'aba ngaba bakora mu ngo helper maids, abakozi bo mu rugo baba bazi uko urugo rumeze. Kubera iki? Mwabiganiriye bumva ibintu byose biraho. Ikintu kiryana kikashwanyaguza umutima. Ubwo babonye nawe ukamubona mu ipantaro ko habaye umugore jewe ko ari n'umwe ntashobora gushyira mu mutwe ngo mbyumve. Buriya umukozi akaba bizi babiganira hanze. Dukoresha izi mbuga nkoranyambaga ariko turi n'abashumba. Yego. Iyi mitwe yacu uyishyizemo akantu gasoma ibintu bibitsemo. Ushobora kumva isi wahita uva mu kwiruka. Tekereza aho umuntu ashobora kwicara kuko nkurikiranwa n'abantu bamwe akarizwa bati ndumva mbirambewe, ndananiwe gusambana na databuja kandi ntacyo ndi bukore, ndananiwe ndigende. Se kubera iki? Ati ndananiwe yewe. Cyatangiye ryarize. Urumva? Sineze kuba umugore we ati ukumva mana abagabo sinzi ko bazajya mu ijuru turi benshi pe. Tose kuba ufite umugore w'icyuzungerezi cyangwa se sinamwiza arasa no ko wamusabye wagiye kumureba umukeneye umuhitamo mu bandi bose umucyura mu rugo umuhisemo ariko mu kiryamo cy'umugore wawe ukaharyamisha maid umukozi wo mu rugo. Nawe ni umuntu ariko ntabwo anganya agaciro n'uwo wahisemo. Ngewe ibyo ntabwo mbyemera. Ni umuntu ariko utagomba kuryama ku buriri bwa nyirabuja. Nanjye ntabwo ariko navuze. Ni umuntu utagomba kujya mu gituza cya shebuja. Yego. Ni umuntu utagomba gusangirira ku mbehe yo mu ibanga hamwe na nyirabuja. Yego. Kuko nagasuzuguro. Uvuga umumaid uvuge n'umuzamu. Abo bo ni hatari. Ariko burya reka nkwereke tujye tuba abagabo bashyira mu kuri mu gaciro. La majorité ubwinshi bw'abasambana n'abakozi n'abagabo. Burya umugore aza kugera ku muzamu aza kugera ku mukozi wo mu rugo ari uko ibintu biba byaramugeze hano kandi bidashingiye ko hari ukuntu umuntu agushaka akakubona nk'aho uri itapi. Kandi nabwo abo bagore bakora ibyo ni abafite ubushobozi bwa kashe mu bifatika. Ariko umugabo we ntibigombera ubushobozi. Apfa kubavuza umugabo ugira ngo biragombera neza. Uwo muhungu usigira ngo apfa kumwigondera nta kintu umuhereje. Ntabwo bikunda. Umukobwa ni bisanzwe biraba. Baba yumva ari na proud yo kuryamana na shebuja none kandi yatangira gusuzugura nyirabuja. Inkunguzi. Nkuko yaririmbye Knowless. Ubundi mu muco w'Abanyarwanda nta mukobwa ujya ukora ibyo bintu. Yego.
numva ko indirimbo nzibuka ariko ubu bikurikiranira hafi ubundi manaje nkabyivugira ariko noneho muri cya cyifuzo cyo kubaka akagira umuryango hari umuhungu ugira icyifuzo cyo kuzabona umugore. Yego. Wa muhungu akaza agaporopoza wa muntu, ariko twebwe burya igitsina gabo tujya gushaka kuko hari impamvu duteye gushaka. Ndumva ngushyize muri confusion. Hari impamvu biteye, ubwo impamvu zaba nyinshi bitewe no ni nyinshi. Okay. Impamvu ituma abantu bajya gushaka abagore ni nyinshi ku bagabo, ariko ku bagore ntabwo ari nyinshi burya. Aya ni ukubona umukunzi, kubyara no kwita ku rugo, ibindi ntumugore pe. Bo baba bafite inshingano ziri, ibyifuzo byabo biri limite si nk'ibyacu. Kuko hari umugabo gushaka. Yego. Kuko akeneye, haravuga ati nge ndambiwe abagore bo muri ghetto, ndambiwe abakobwa bambyiganaho, kanishakire akavuye kabe kavuyeho. Ugashatse agiye kubaka, aya nuko agabanya, wazahahira urugo, azanye umugore w'iki, bahindukira twongera, bazongera ryari habyonze. Pati ndarambiwe muri ghetto, ndarambiwe iki, urumva deja we intego ye nuko arambiwe akavuyo, akeneye umugore we, ariko bivuze ngo amukeneye mu nzu, ariko mu mutwe hari cyarimo za ghetto n'ingetura babanagamo. Yes. No kuvuga ni ku mubiri akeneye address. Yego. Ariko imishinga iracyari mu mutwe we. Ono wa mbere. Haruvuga ati ngewe singiye kubaho gutyo nkora ikosa, reka shaka umugore wo kumara agahinda no kumara irari. Harimo kubyara, harimo gutera imbere. Undi ati rero ngewe ngiye gushaka kubera ko rubanda rwandembeje, sinshaka basakuriza. Bari kunkira ko uwo nta natuza ngarebe icyapfa nuko abikora mukamuvana hindura, mukabamo muhaye amahoro. Gusa agiye kubaka. Hakawundi ati wacu barantesha umutwe, reka ngira. Undi ati ngewe impamvu ngiye gushaka, ati ndumva nkeneye kubyara. Uwo nguwo ukeneye kubyara yifitemo no kurera. Urambiwe abakobwa bo muri ghetto ashaka uwagira nk'uwo muri ghetto, kandi ntibizashoboka. Uvuga ati ngewe ndabona iterambere ryanjye ryananiye kubera ko ndimo ndakora jyenyine, reka shaka uzamfasha. Yego. So ugashatse umugore cyashatse umuyede. Umuyede. Abayede ni benshi, hari yede maso, hari yede. Ariko ashatse umuyede bati njya akazi kambanye kenshi, reka shaka umugore uzaza kumfasha. Ugaje nk'umuyede, yagaje nk'umugore. Nagaje nk'umugore. Okay. Cyo babyumvise ariko cyane. Undi ati ngewe ndabona ubushamere bunyishe, uriya mukobwa hari akantu afite, reka mukurikire kubera akantu akunyu. Nuhagera ati sinsezerana nawe ivangamutungo kuko ntawe ugira. Ubumwe bw'abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini, si itorero, ntabwo ugenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabateguriye ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Tuje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikira aherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda. Nizere ko mumeze neza. Build an everlasting legacy cyangwa se mwanira bawe, nicyo kiganiro tuba turimo. Ndabizi ko mu gikurikira muri benshi, ikiganiro cy'umugoroba
kandi twigiramo ibintu byinshi. Amazina yanjye nitwa Jerry, ngarukanye na Mushumba, nizere ko nawe ameze neza. Ndabizi amaze iminsi mu kazi kenshi mu ivugabutumwa ahantu hatandukanye, ariko n'abantu bo ku bumwe bw'abera ministries baba bamukeneye, tuba tumukeneye kugira ngo dukomeze kungurana ubwenge kubwo iby'Imana yamushyize ku mutima byinshi. Mushumba, wiriwe neza? Yaniriwe amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose. Yesu aguhe umugisha nawe kandi data kwishimire bihagije. Amen. Mu cyumweru cyashize twasoje mu biganiro bya mu gitondo twagiye tureba ibintu byinshi byerekeye umuryango, ariko n'ubu ngubu abantu bakomeza bagenda babivuga. Hari n'ibyo wigeze kuvuga uti dore ibimenyetso bikwereka ko umugabo ashaka guta urugo, uburyo abagabo bananiza abagore. Nagiye ndeba komenti z'abantu batandukanye kuri TikTok, abadamu benshi bakavuga bati yaba naguhaga nimero z'uwanjye ukamuganiriza wenda hari icyakora. Undi akaza akavuga ati wagira ngo ni njyewe uri kuvuga, wagira ngo uri muri uru rugo uzi ibihaba. Ariko byanteye kwibaza, Mushumba, ni iyihe nama twagira umumama, umukobwa, umudamu ushaka kubaka, witwara neza, ufite icyo avuze mu rugo rwe, ariko mu gihe uwo bari kumwe we agenda abona bitamurimo? Iki kiganiro ntabanje gusenga ubanza ntagishobora. Mana nguciriye bugufi, urugo ni ingingo iri sensible mu kuyivuga, kuko buri muntu afite uko abitekereza, kandi guca bugufi kwa buri muntu ugasanga gusa nkaho kubangamiwe n'umuntu ku giti cye kwita bikamugora. Ndagusabye kugira ngo na Jerry uduhe ubwenge n'ubuhanga no kumenya, kandi udutabare uturengere muri byose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ariko ngira ngo rero nkubwire, twe nta masengesho turi murabizi. Yego. Tumva ashaka gushimira umuntu witwa mushiki wa Angelique. Mushiki wa Angelique, Imana imuhe umugisha. Akorera mu mujyi, acuruza ibintu by'amakawa n'ibyayi. Rero yari yatubwiye ngo ntabwo twashaka gukora ikiganiro tudafite agakawa. Niyo mpamvu ngiye ugasoma ntibagire ngo nta masengesho ndimo. Yego, imuhe umugisha cyane. Rero n'agakawa kawe kahageze. Ubu ngubu akorera iruhande rwa Ragarete, kandi ni umukristo mwiza cyane w'umukatolika ukunda Imana, uri convince cyane. Yego, ni byiza cyane. Rero anyohereza agakawa kugira ngo tuze gukora ibiganiro tugasoma, abantu banamushake bamuhe cyane. Acuruza ibintu byiza cyane. Imana imuhe umugisha. Angelique wamubona hafi ya Ragarete. Yego, ntabwo tumwabamarije ko bidutumye, ahubwo nuko ejo anyohereje agakawa kugira ngo uzakora ikiganiro uri mu agakawa. Yego, so rero Imana imuhe umugisha, muha abakiriya, nanga abanyakigali mudukurikira mu muhamagare. Nimero yenda ntabwo si ngombwa cyane, ariko twabarangiye aho akorera si byoroshye. Bapfa gushaka kwitwa Angelique, ariko nta nicyo binantwaye. Ariko burya yishaka kuyibabwira, nta nicyo binantwaye, bajye bamuteza imbere. Yego, si umuntu kumenyera agakawa mugabo. Abantu bashaka ikawa z'ubwoko bwose, noneho African tea byose abikora n'iryo bitanga umungu. Nyirazo numirwa ngo niba ngari umutiti, nawe urabye umutiti icyo ari cyo. Rero uyu mubyeyi witwa Angelique, mushiki wa Angelique ahakorera, buri umushatse ni 0782442817. Reka subiremo ngo umushatse ni ukongeraho 550 7824442 ashobora no kohereza kuri Decora, abikohereza yabikohereza i Burayi hehe. Agira amakawa aryoshye, agira n'icyayi bita dawati, byose arabikora. Byukuri ntabwo tumwamamarira, nabwo ntacyo bidutwaye, ariko si umuntu watubwiye ngo tunywa agakawa dukora ikiganiro. Utamuvuza uzamuvuga ryari? Nanga bampi ndabo napfuye, wabimpaye hakiri kare. Kandi zihenze sha. Se buriya nimero wayumvise neza? Nayumvise. Ni uguteranya 250 788 842 812. Yitwa mushiki wa Angelique, akorera hafi ya Ragarete. Yego, ukeneye amata, ukeneye ikawa, dawati, majyani, ibintu byose, hari n'ibindi bintu biryoshye. Rero Imana imuhe umugisha kuduha agakawa. Abantu bari ahantu hatandukanye bamuvugishe, no hanze arabyoherezayo
oya nukuri no hanze uramutuma akabikora akabishyira mu ndege bikaza yego kandi aranaranguza igiciro cyiza sawa rero ngira ngo kumwe bwabera no tuvugiye ibintu gutyo ariko hari impamvu yari biteye yego nawe no mudamu wirwanaho gusa no minsi yashize yagize ibyago apfusha umuntu w'inshuti ye magara byaramugoye so twikomereze rero ndagira ngo tuganire mbere na mbere the first tumaze tutureye kino kintu eske umukobwa agira icyifuzo cyo kubaka urugo yego ariko nta na rimwe azagenda ngo abwire umugabo ati ndongora noya bamwita umusazi inkunguzi nkuko yaririmbye Knowless ubundi mu muco w'Abanyarwanda nta mukobwa ujya ukora ibyo bintu yego umva ko indirimbo nzibuka ariko bikurikiranira hafi ubundi manaje nkabyivugira ariko noneho muri cya cyifuzo cyo kubaka akagira umuryango hari umuhungu ugira icyifuzo cyo kuzabona umugore yego wa muhungu akaza agaporopoza wa muntu ariko twebwe burya igitsina gabo tujya gushaka kuko hari impamvu duteye gushaka ndumva ngo ushyize muri confusion hari impamvu biteye ubwo impamvu zaba nyinshi bitewe no ni nyinshi okay impamvu ituma abantu bajya gushaka abagore ni nyinshi ku bagabo ariko ku bagore ntabwo ari nyinshi burya aya no kubona umukunzi kubyara no kwita ku rugo ibindi ntumugore pe bo baba bafite inshingano ziriri ibyifuzo byabo biri limite si nk'ibyacu kuko hari umugabo ugushaka yego kuko akeneye haravuga ati nge ndambiwe abagore bo muri ghetto ndambiwe abakobwa bambyiganaho kanishakire akavuye kabe kavuyeho ugashatse agiye kubaka aya nuko wazahahira urugo azanye umugore w'iki bahindukira twongera bazongera ryari ntabyo nzi ndarambiwe muri ghetto ndarambiwe iki urumva deja we intego ye nuko arambiwe akavuyo akeneye umugore we ariko bivuze ngo amukeneye mu nzu ariko mu mutwe hari cyarimo za ghetto n'ingetura babanagamo yes no kuvuga ni ku mubiri akeneye address yego ariko imishinga iracyari mu mutwe we ono wa mbere haruvuga ati ngewe singiye kubaho gutyo nkora ikosa reka shaka umugore wo kumara gahinda no kumara irari harimo kubyara harimo gutera imbere undi ati rero ngewe ngiye gushaka kubera ko rubanda rwandembeje sinshaka basakuriza bari kunkira kuri uwo nta natuza ngo arebe icyapfa nuko abikora mukamuvana hindura mukabamo muhaye amahoro gusa agiye kubaka hakawundi ati wacu barantesha umutwe reka ngira undi ati ngewe impamvu ngiye gushaka ati ndumva nkeneye kubyara uwo nguwo ukeneye kubyara yifitemo no kurera urambiwe abakobwa bo muri ghetto ashaka uwagira nk'uwo muri ghetto kandi ntibizashoboka uvuga ati ngewe ndabona iterambere ryanjye ryananiye kubera ko ndimo ndakora jyenyine reka nshaka uzamfasha yego so ugashatse umugore cyashatse umuyede abayede ni benshi hari yede maso hari yede ariko ashatse umuyede bati njye akazi kambanye kenshi reka nshaka umugore uzaza kumfasha ugaje nk'umuyede ntagaje nk'umugore okay cyo babyumvise ariko cyane undi ati ngewe ndabona ubushameri bunyishe uriya mukobwa hari akantu afite reka mukurikire kubera akantu akunyu nuhagera ati sinsezerana nawe ivangamutungo kuko ntawugira bibe biracanye cyangwa n'umunya ukwime cyangwa unahagera umunyu ushire amafaranga mu yandi magambo yego ubwo impamvu yaguteye kubaka iracyakomeje oya ni ya mafaranga undi avuga ati ngewe ngiye gushaka umugore nubaka urugo mbyare niyubake ntere imbere kandi mbona n'ubugingo kigendane n'umugore wahagera ugasanga byose wibwira umugore wese ibyo arimo yari address warambajije rero ikibazo ngo mu gihe umugore ameze gutyo yego
umugore ugiye kubaka yisanze ibyo yibwiraga mu rugo atari byo yakora iki? mbere na mbere twibaze ku cyo asanze atari byo. Buriya ikintu cya mbere kibanza gusenya urugo bikibaho ni igihe gito cya dating fiancé. Icya kabiri ni igihe abantu batahanye amakuru y'amakosa n'inenge no ko bakwiye kubana. Ubwo ni ibiganiro byimbitse, nta byahabaye. So rero umudamu ugeze aho hantu ukisanga ibyo washakaga ntibiri gukunda, yenda wowe n'umugore n'umugabo munyuranije imirongo. Hari ikintu ndibuze kubwira abadamu, yenda baranyumva ukuntu kunyuranye. Uhita ukora icyo bita submission. Kuganduka se? Kuganduka. Ko n'ubundi niyo wagusanze ngo tubane. Wewe wari uzi ko ugiye gukora ibi n'ibi ukabyara abana nka 5, umugabo ati wibeshye urarenza 2 ndakwereka. None se mushomba, abadamu benshi bagiye bibaza bati wagandukira gute umugabo utagukunze? Ndaje ngusubize. Nsubize rwose nabo bumvireho, dore mba mpababereye. Buriya hari ikiganiro nakoze kuri channel ndababwira ngo ntugakunde ko abantu bagutinya, ujye ukunda ko abantu bakubaha. Yego. Urashobora gutinya ariko nakubaha burya. Ubwo ibyiza ni ibihe muri ibyo bibiri? Nuko nkubaha. Naho utinywa abantu bose barihinda. Ese buriya ribu barayubaha cyangwa barayitinya? Cyakagombye kuba yubashywe ariko barayitinya. Ese ubwo urubashye nyine. Utinya nyine abafite ibya impamvu. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora gushyiraho ikintu cy'imbaraga ngo mwubahe. Nakagero gato nari ntanze kubera ko n'umuvugizi bati ribu n'urwego rwagombye kubahwa. Ntimukabirugirirwe n'icyizere, ntimukarutinye. Yego. Urumva rero yego ntabwo biba byoroshye. No kuvuga ngo mu gihe uhageze ukabona intego yo kubaka wari ufite, wavuze umbaza ngo mbese umuntu yacira bugufi yagandukira umuntu atamukunda? Burya kuganduka bitandukanye no kwihuza n'umugambi w'umuntu. Yego. None se ushatse umugabo ugasanga n'umunyantege nke, ni umunebwe mu iterambere, mu buryo bw'imikorere y'ibifatika n'ibindi byose. Umunebwe mu buriri, umunebwe mu gukora, umunebwe mu gukemura ibibazo no gufata ibyemezo ko atabishoboye, akaba umuhanga mu kurya. Ntabwo bakiri umugabo. None se uramwita umugore? Ntabwo mwise umugore ariko si mwise umugabo. Ni umugabo. None se ibintu biranga umugabo ko numva atabyujuje? Ni umugabo utazi inshingano ze. Ndagira ngo usubize ikibazo cyawe. Neza ubwo abari iki? Hari umugabo nyine. Oya. Ese ntiyambaye ipantaro? Na. Si wewe si umutware w'urugo. Oya. Ariko niko biri muri. Yego, niko biri. Ariko n'icyo gihe iyo umaze kubona ko uwo mwashakanye ari uko, hari ukuntu ufata inshingano z'utamucyuriye ukamusigiriza ubutware. Murabyumva? Wowe ugakora icyatumye uza mu rugo rwawe. Yego. Kuko ibi mvuze hari abagore bakaba n'abagabo bagakora ibintu byose kandi ba nyir'ubwite bari hariya. Umugabo agakora iki? Icyo kibazo n'ibyo asabye ntanabisoze neza. Ayiwe. Hari abagabo ngewe nzi, hari abagore nzi ko muri comment babyandika. Yego. Ahinduka umugore akaba umugabo akaba n'umukozi wo mu rugo nyine yarumiwe pe. Uwo ni umudamu uvuga ati ngewe sinshobora gusiga abana banjye bameze batya, reka mfata icyemezo. Akajya ku ruhembe rw'inkingi ikomeye. Uwo nguwo rero niyo aramutse akubujije kumwegera nijoro, hari igihe utangira kurakara. So harakazwa n'iki? Inshingano za kigabo zakunaniye. Uzagira inshingano zo mu buriri nazo z'ibice.
ugasanga cya kibazo kiravutse pe. none uvuga ngo cyo bati jewe naje nje kubaka ukamurikiriye, narakubwiye ngo uzazindukire Nyabugogo mu isoko hariya abantu baba hari benshi n'abagore n'abakobwa. Wibaza ko badafite abagabo babasize mu nzu? Baba bahari. Hakaburaho n'umugore uvuga ngo mfite umugabo ngo nzategereza, urugo rugasonza rugakena bikarangira, noneho ugasanga mwembi mwibitsemo bwa bunebwe ubwo kuvuga ngo reka ntegereze uyu. Ubwo so agasigane ntago ari agasigane, ni ukutamenya intego, ibishingira ku ntego yatumye wubaka urugo. Bimwe bahereyeho tugitangira. Yego. Ni intego gusa iba yahereyeho abantu bamenya ngo turaba ngaba. Rero ni yakindi umugore yakora. Hari ibyo utazakora nk'umugabo kuko utari umugabo. Ariko banza urebe intego ikizakurusha gatuma abana atandukana kubabyemera. Ni igihe ubona ubuzwa amahemo hepfo ruguru no hirya no hino. Yego. Se buri haruzi ko ari n'umugore uhembwa amafaranga ntayakoreho, akazana akashyikiriza umutware akamugenera kandi ari we nyirukazi. Ese ubundi biba bigiye bigomba igihe buri gihe mpora nibaza ikibazo mu mutima wanjye. Nanjye bwo kimbwira ni gute umuntu yakwambariye ubusa muraziranye aze, ariko wagera kuri telefone yawe y'umugabo, amafoto, password, WhatsApp, password, message, password, ikintu call logos, no ushobora gushyiraho password yo kugira ngo telefone itihamagara, ariko akantu kose ugahisha umuntu yajya kwituma akajyana muri dushe. Birakwiye ubundi ko umuntu umwe mu bashakanye wenda umugabo cyane nibo bavugwaho kujya muri dushe ajyanye telefone. Umugore yabikora akagira amahoro, warutwika nyine. Iki kituma ufunga ibyo bintu mubyaranye fina fiyete fesi n'abagize urimo urahisha ibiki muri ibyo bintu byawe. Aho rero no haza zambaraga zinaniza umudamu. Ubwo yamuhishe bene uwo muntu ukora ibyo. Ni ya MoMo ntiyayikwereka, ni ya banke ntiyayikwereka, kandi mwasezeranye kuvanga imitungo already muri machine urimo. Ni gute unzi wese ubundi umuntu uzi neza umugabo ni umugore, nuzi neza umugore, uzi umugore ni umugabo, nuzi umugabo ni umugore, ariko ntabwo muzi neza. Tumanze tugikureho. Hari uko umuzi, hari n'uko utamuzi. Narakubwiye mu biganiro bya kera ngo nta muntu ujya umenya umuntu neza, umenya umuntu uruhande yakwiyeretsemo. Sibyo? Ukibaza rero ngo uwo mudamu arakora iki? Icya mbere tumugira inama dusoze ni ukumenya kurinda intego yatumye uza mu rugo. Kabiri ni ukwimana urugo rwawe. Ubwo ni kururinda ukarwimana. Ubwo bijyanyemo no kuvuga amakuru y'urugo rwawe. Nicyo mvuga nyine ukarwimana. Karuharanire ntagire umenya intambara u Rwanda. Kabiri nubwo ufite ari umunebwe bimenywe nawe ibindi byihorere. Gatatu wiririmbo wo mwashakanye imbere y'abana umutesha agaciro. Iki kintu kinaniye abantu benshi. Niyo mpamvu barusenya rwose kiranze. Ariko burya niba hari ikintu cyubaka umuntu no guhisha intege nkeze kandi uzizi imbere y'abantu none cyane no kutazimucyurira kenshi muri kumwe. Hari akenshi usanga n'aba ngaba bakora mu ngo helper, maids, abakozi bo mu rugo baba bazi uko urugo rumeze. Kubera iki? Mwabiganiriye bumva ibintu byose biraho. Ikintu kirijyana kikashwanyaguza umutima. Ubwo babonye nawe ukamubona mu ipantaro ko habaye umugore jewe ko ari n'umwe ntashobora gushyira mu mutwe ngo mbyumve. Buriya umukozi akaba bizi babiganira hanze. Dukoresha izi mbuga nkoranyambaga ariko turi n'abashumba. Yego. Iyi mitwe yacu uyishyizemo akantu gasoma ibintu bibitsemo. Ushobora kumva isi wahita ivamo kwiruka. Tekereza aho umuntu ashobora kwicara uko nkurikiranwa n'abantu bamwe akarizwa bati ndumva mbirambiwe, ndananiwe gusambana na databuja, kandi ntacyo ndi bukore, ndananiwe ndigende.
se kubera iki? Ati ndananiwe yewe. Cyatangiye ryari se? Urumva? Sineze kuba umugore we. Ati ukumva mana abagabo sinzi ko bazajya mu ijuru turi benshi pe. Just kuba ufite umugore w'icyuzungerezi cyangwa se sinamwiza arasa no ko wamusabye wagiye kumureba umukeneye umuhitamo mu bandi bose umucyura mu rugo umuhisemo ariko mu kiryamo cy'umugore wawe ukaharyamisha maid umukozi wo mu rugo. Nawe ni umuntu ariko ntabwo anganya agaciro n'uwo wahisemo. No, ibyo ntabwo mbyemera. Ni umuntu ariko utagomba kuryama ku buriri bwa nyirabuja. Nanjye ntabwo ariko ni umuntu utagomba kujya mu gituza cya shebuja. Yego. Ni umuntu utagomba gusangirira ku mbehe yo mu ibanga hamwe na nyirabuja. Yego. Kuko ni agasuzuguro. Uvuga umumeyidi uvuge n'umuzamu. Abo bo ni hatari. Ariko burya reka nkwereke tujye tuba abagabo bashyira mu kuri mu gaciro. La majorite ubwinshi bw'abasambana n'abakozi ni abagabo. Burya umugore aza kugera ku muzamu aza kugera ku mukozi wo mu rugo ari uko ibintu biba byaramugeze hano, kandi bidashingiye ko hari ukuntu umuntu agushaka akakubona nk'aho uri itapi. Kandi nabwo abo bagore bakora ibyo ni abafite ubushobozi bwa kashe mu bifatika. Ariko umugabo we ntibigombera ubushobozi. Apfa kubavuza umugabo ugira ngo biragombera neza. Uwo muhungu usigira ngo apfa kumwigondera nta kintu umuhereje. Ntabwo bikunda. Umukobwa ni bisanzwe biraba. Waba yumva ari na proud yo kuryamana na shebuja noneho kandi yatangira gusuzugura nyirabuja. Icyo nicyo rwose gikora. Atagusuzugura se. Yabonye ubwambure bwa shebuja. Kandi kugira ngo amuterete aramubwira ko ari we gitangaza, ari we ufite ubundi urarenze. Ahora yumva arenze rero. Arengerwe kuri nyirabuja. Arengerwe kuri nyirabuja amusuzugure. Abona aciriritse. Noneho namwirukana umugabo ati ntumwirukane. Ibazaho. Ibyo rero by'ukuri abantu batwumve tuganire tugana ku musozo kubera ya minota. Tubabwira ngo icyambere gishobora gutuma urugo rwawe rugarura mu nzira. Burya iyo nyihoraho kandi kamere ntikurwa na reka. Kamere ntikurwa n'urusaku. Yego. Kamere ntikurwa nuko washakuje cyane. Ahubwo niba atakumenasa mu mitekerereze, niba atagukubita atakurwanya atagutera ibindi, cyambere menya impamvu waje gushaka. Kabiri, imana urugo rwawe n'abana bawe biteho. Gatatu, umva ko nta muntu muri kumwe, nta patara mufitanye, ubundi ukora ibyawe. Kane, umenye uko uje utuntu twawe witonze. Gatanu, wirinde kumucyurira ikintu. Burya na wa muntu waguhaye ikintu Jerry yagisubiyemo kenshi umujinya ukuriye cyane rwose. Nimba yarakimpaye yego ndabizi warakimpaye byararangiye. Urakoze cyane. Handi urugucyurira ngo uribuka cyagiye ushonje ndakazana ibintu ngo sinigera kubabarira. Ibyo byihorere. Abagabo benshi bakunda icyubahiro nubwo batagikorera. We musuzugura ariko unyugarukira. Ikindi cyanyuma gikwiye gusoza, bumbatira abana bawe kuko niyo maboko yawe. Yego. Murakoze cyane.